none se Benda araho Benda araho nabonye na sheri we yarari nabo ngo naba social media influencer ise Eric ahubwo ari n'umuntu wigeze kubimbazaho nkamuhakanya Benda ni inshuti yawe murakorana muri traffic events zose muba muri kumwe nawe ari muri traffic jam abantu benshi bari kugushinja ko ari watumye batandukana ngo we na sheri we Actually nateguye live yo kubivugaho ahubwo nuko nagize akazi kenshi tuhujwe n'akazi ahubwo bari abana bapfura umuhungu n'inda umukobwa n'inda bose bagenda bagaca ku ruhande none se ubundi bino nibyo bategereje ko nzaza kuvuga kuko nango bavuye ngo ba clearing the air so n'inda so umwe ari gatanu n'undi agatana n'undi ubwo rero ni nakuntu umwe kirikimwe bari muri open relationship apana ngiye rero mwana nta kintu twakorana nzaza mbivuge kuri live yanjye urakoze next uzakora live ase bamusenye gute kare wisenye none se Eric ntumbeshye Benda mugitangira kugendana nibwo habaye break up ye n'umukunzi we kandi koko abantu benshi baravuze batari ko Eric niwe mu social media influencer ni niwe mu star rouge Benda arahindutse ataye fiancé babanye cyangwa se girlfriend we babanaga uri wese nta muntu utabyibaza wowe tanga version yawe iri clear urumva bakiri kumwe bari abakene so namuyeje kuri level yo hejuru arakira ubwo yabugiye gushaka baruta uwo yari afite Bruce Melody yaraye yakiriye aba social media influencers ko ntigeze nkubona Melik ngerega urwego ndiwe ese wikora nawe urasuzugura nese ubwo twankira ku muteremo koko naso natumiwe Bruce Melody meje none twari turi kumwe kuri live akaba tarabimbwiye se urumva nari kugenda nitumirije nawe nyange nitumiriza kandi ikindi biterwa n'ahantu hariho tugiye nibyo tugiyemo makuru menshi ubwo ni paparazzi zo mu Rwanda zavugaga ko ngo mama wawe ngo mutayirukaga kuvugana ngo mwanganye ngo mudafitanye ngo imibanire myiza abantu babivuga wabamara amatsiko gute ese nango mperuka kumura ngiye muri Kenya ndi kumwe no mama wanjye nango abibonye ngerega kubibona nuko nkoresha social media arabandi rero bumva ibyo abantu bavuga muri Amerika ubuhano biri kwiyemeza mirimo ntani kwiyemeza mirimo ikindi entrepreneur ikindi ntara kubona umukozi gukorera mu rugo ubu muhamuhembwa umushaharo hano mfite umukozi ufite umuzamu ufungura igipangu mu gihe ntashye mvuye mu kazi so ibyo byose rero ndashima Imana kuko nango ibyo byose hari nango byagira ikindi hano amafaranga mpembwa amafaranga menshi mu ijoro rimwe giye ngiye guhostinga nanga byande bya ngo mount ribiki ayanjye ndanyatahanye uraruyariye ni ndanyatahanye amafaranga yanjye so kandi na amafaranga zari menshi so amafaranga rero ubuhembwa aje mu cyumweru urumva dore nk'umuntu abonye ahantu haneho gukorera nayo mfite atatu hiyongeyeho atonovu gatandatu ku cyumweru kuwa mbere hagiyeho no kuwa kane ejo ndi kwa nasinye Antonov Kicukiro so bwo habaye hangaye hane hatanu ni hane ni hatanu okay kuwa gatanu ndire kuwa kane Antonov kuwa gatanu people kuwa gatandatu the B Lounge ku cyumweru the wave kuwa mbere the rush hatanu ngai bazi na amafaranga mbankoreye gatanu mu cyumweru gusa bagize ngo nangaye bro aya make yari nka miliyoni 2 arengaho mu cyumweru mu minsi 5 arengaho ngaho reba amafaranga nkora miliyoni 2 ahubwo baza kunduka kunuka amafi makayabo ese umuntu akoroga kubashara baransiritse nango byakwemera ese Eric arakantu nibagiye kukubaza Yesu Kristo umwana wamdina yambaye ibitenye kuri ase wambarana nunshingeho namurusha ngiye kuba nagira mu Rwanda wambara mu kanzu ngiye biranyekoraga muri America sinshaka bazanyurira hano i Kigali siri kutacambaraga kanzu we narashaje na high heels narashaje kuvava muri America warahindutse kabisa wabaye umujamba ese ubuzabona fiancé baruzira bamize nk'inyanya ubwo ninjye yabuze amahita ufite nk'abagabo bangaye bari kugushaka babare tuvuge kujyanzanya hano iza umaze amezi agera muri 4 ngira ngo niba taratanu uvuye muri Amerika ese ujye uhakumbura hoya Yesu we ubuzima mbayemo hano ubuzima mbaye hano luxury life irutaho gatoya yo nari mbaye muri Amerika tuze cyane mwifurize umunsi mwiza umunsi wa fresh ni Friday
umunsi mwiza kabisa, navuga ko ari umunsi ngomba kwifuriza abakunzi ba Iris mwese kugubwa neza. Ndi kumwe na Reka Semuhungu, mufatiye ahantu bita kuri UTC, niho ari gukorera akazi uyu munsi. Anga iterambere raciyongera ariko ntago ari ryari ndasanzwe akora mwe by'amajoro si byari gukora. Reka umeze neza? Meze neza, makuru yanyu ni fresh. Uyu munsi none nkubonye nubwa mbere tugiye gukorana wambaye rinete. Yego. Nagize isoni gukora wambaye rinete uyu munsi. Nagize isoni kubera ko ndi mu mujyi nyine. Abantu bari kukureba kari bakeya. Hari umuntu wavuze ngo wavanye amafaranga menshi muri Amerika ngo uracyayatsindira na n'ubu ngubu ahantu wicaye waje kuhakora iki? Sano nango uhabona hano twicaye hitwa Best Point Electronic Shop iherereye muri UTC iruhande rwa Bourbon Coffee mu marembo ya Simba Supermarket. Cyo naje kuhakora nta kindi rero dufitanye business. Bafitanye business. Hari umunyamakuru kare wandawiye ngo ahubwo ni iwawe. Tuyenze kuramo. Nicyo nawe tugiye kuganira. Niko Karama. Hano hantu wicaye ngo bimeze gute? Hano rero tufitiye imazi zitandukanye, nangwa na za iPhone, dufite na iPhone z'ubwoko butandukanye, ama Samsung, ama GBR, urabona ko dufite ibikoresho byinshi, ama PSA5, amasaha, dufite ibikoresho byinshi utasanga kandi byose by'ama original kandi ku giciro cyiza, dutanga n'ama discount. Ni mu mujyi imbere, ubwo ni UTC ariko abazi Simba ndetse Bourbon Coffee imbere neza kabisa uhita wabona n'ahantu harimo ibikoresho byiza cyane. Ariko ikibazo cyanjye cya mbere ni ukwibaza nti izi deal umaze gusinya nyinshi, dore aba hosters bose bamaze kwicara, aba hosting ibirori none n'amashopu yagezemo. Eric, urabona udashaka beef? Oya, na beef, na munyangira na beef. Ngiye naje nje gukora ndi umunyakazi. Umukobwa wa mbere wasinyaga ama contract menshi ni Muyango. Muheruka kuvugana? Iyi nejo nitwaye turi kumwe. Ryari? Ryari rashize iminsi. Wamubwiye aka kadiri wabonye se? Oya. Kubera iki se? Nisi baba bibona. Aba yabibonye. Yabibonye ara likinga se? Ara likinga. Ese bwajemo gute muri business yanjye na Best Point Electronic Shop? Business yawe ari kurumva erega Eric, ibintu biri muri show busy, uri muri show busy, uri influencer, tuba tugomba kukubaza ibintu bijyanye n'ubundi nabo mukorana. Hari ibiraka byinshi ugenda ubambura. Kandi ukiba muri Amerika bari bifitiye bari kwibera. Ariko no muri Amerika niko kazi nakoraga. So nanga kuvuga ngo nibyo nageze hano ngo niga umuvuno mushya, natanye guhostinga 2018 njya za Canada no muri Amerika mu state atandukanye. Kandi u Rwanda ni runini, so hano ikibuga ni kinini, aba bossi bavugisha umuntu bitewe nuko bari kumubona, bari barangira ikiza bakaba aringira gukora neza muri iyi minsi. Of course aba bossi bagomba kunyegera tugakora, si byo se? Bahita Best Electronic Shop. Best Point Electronic Shop. Yego. Aya mafaranga turaza kuyaganiraho nayo. Nta kibazo. Angana gute? Meshi cyane, sura nino shop uri contract yawe. Nyine sura nino shop uri Chelsea ni classe, urabyira byumva ahubwo n'amafaranga azangana gutyo urakoze. Arangana gute? Ni miliyoni 30, ni 20. Ni banga ry'akazi. Contract nago turi wivuga. Oya, contract siko namaze kuyisinya, nango abonye ko natanye kwamamaza se. Kiri cyumweru cya. Hari umuhanzi wigeze gusinyira miliyari y'amafaranga y'u Rwanda yitwa Bruce Melody. Yaraye yakiriye aba social media influencers. Ko ntigeze nkubona Malik. Ngerega urwego ndi. Ese we nawe urasuzugura. Nese uranshaka ku muteremo koko nta soni ufite. By the way, nagiye muri anniversaire ya mushiti wanjye kandi nango njya nihuruza ngenda hano natumiwe. Bruce Melody meje none twari turi kumwe kuri live akaba tarabimbwiye se, urumva nari kugenda nitumirije, nawe njye nitumiriza. Kandi ikindi biterwa n'ahantu hariho tugiye nibyo tugiyemo. Urakoze. Baraye basangiye, ngira ngo ni nyuma yuko bari bavuze ko ngo atashobora kujyana n'ababyinnyi hanze ngo bitewe nuko ngo abashobora kugenda bagakwepa. Urumva? Urakoze. Urumva kuba yajyana ababyinnyi ngo ntabikozwa kuko ngo yagezeyo ngo bashobora kumukwepa, ngo byigeze no kuba kuri Mani Martin. Wowe kuki utatumiwe? Kandi Eric uri umwe mu bantu baba social media influencer mu Rwanda bakomeye. Rega nge nakubwiye ko hari level ndiho. Nese umuteri mu kushaka kuvuga n'uwe ni cyangwa? Nyine n'abantu baciriritse, hari ukuntu hari abantu revo baba ariho, nawe n'undi hari revo ariho, bafite agakombe gutya ngo ndi kujya gutega ngo banshyiremo cocktail, nta soni ufite.
aho narindi nari kunywa champagne baza banseriva amacupa ari icupa noneho kandi naho nzakora kwa gatanu by the way narindi people Kacyiru tuvuye muri anniversaire ya gasanzwe tujya muri people Kacyiru kandi naho nzanakora kwa gatanu by the way nkuko uri kuvuga ngo ndagenda mfata hano noneho ngeze Kacyiru nyine mo hagati urakoze umujyi uri kuwufata mu Rwanda ubwo rero nabona kujya kwicara ngo nayo nteza gakome umunsi kirimo ko kutera ubwo nasoni yesuwe gusa umuntu wambona hari ako njye nabonye kuri Kigali University hano bari gutega udukombe tw'umutuku ese bategaga bari kumureba urakoze next Reka nawe wemeranya n'abavuga ko ngo aba social media influencers bacu uramutse ubajyanye hanze bashobora gukwepa byaterwa rega social media influencer nanga ariko bose kuba abazwe nanga ariko bazi gukora amafaranga ntabwo ari bazi kubibyaza iyo social media umusaruro yes harabitunze hari n'abakoresha iyo fame just kugira bamenyekane batazi gukorera amafaranga rero abo ngabo batazi gukora amafaranga bagira bamenyekane ubwo se bamujyana hariya akagaruka gute yakwemera kanara ku muhanda ariko ntagaruke akaba umu homeless urakoze ese ubuzima bw'aba homeless yari biba bimeze gute Reka noneho haranakonje ubwo abasagenda muri kumwe kwezi harakonje cyane noneho Canada noneho ni urundi rwego bari abantu ariko utabana batumva ngo abasasha media bakajyanga ibibazo bifitanye nabo nabyo ahubwo nyine urumva twe tuvugisha ukuri ntango tuca ku ruhande ngo gutya ni stress the point oya ababivuze nabo bambwiye bati uraza guhura na Eric na postinze ko ndibuze kukureba tugakora ikiganiro bitewe na deal wabonye muri best point ariko ndavuga nibyo ari byo byose ndaza kukakubazaho kuki bajya guhitamo aba social media influencer nibakubwire ese babona wenda tarimo none se bimbuza kwinjiza amafaranga ahubwo se ninde udusha amafaranga muri bariya bose ngewe naroma ibintu byawe so Eric nawe maze gukabya ubu se na Bruce Melody umurusha ibiceri nese Bruce Melody ni social media influencer cyangwa umuhanzi oya urumva amagize amakenga uvuze aba social media influencer turi kuvuga aba social media influencer cyangwa turi kuvuga harya none se ubu reka nkubaze haryo abandi bari barimo Titi Brown wa Nyambo uri bifatanyije kuko ntibakurusha ibiceri esewe ariko bazashaka creating a beef n'abarabana na beef barabana menye ko mbaruta na beef show busy na beef ibamo esewe ubwo Titi Brown ubamuza n'iki nakubwire next oya Titi Brown urumva yifatanyije na Nyambo ese ira kapu bundi urayizi nayuzi nzi Titi Brown wenyine Nyambo nawe nzi doye munzira sinango nabubwa ngo noyo ngo oya cyera izina ry'Imana yo mu ijuru Nyambo ntago mwahura ngo mumenye umusitari wa mbere dufite muri cinema akwere dufite ukina filme ngo ufite uburanga yese njya ndeba ntabwo urebeza izina wirebera kuri Netflix njye nikundira music nambaza iby'abahanzi nibyo nakubaza iby'abahanzi reka twikomereze ubwo nari ntekereje ndavuga nti ubwo Nyambo utamuzi harimo abandi bantu harabari barenze mwana ese nagwa babonye ese abantu barenze n'abantu Kenny harya ni manager wa mbere ni Keminike kuri Twitter ni Keminike kuri Twitter nura mutipe wacu wo muri traffic jam noza Benda urakoze kunyinjiza aho hantu none se Benda araho Benda araho nabonye na sheri we yarari nabo ngo naba social media influencer ese Eric ahubwo usko ari n'umuntu wigeze kubimbazaho nkamuhakanya Benda ni inshuti yawe murakorana muri traffic events zose muba muri kumwe nawe ari muri traffic jam abantu benshi bari kugushinja ko ari watumye batandukana ngo we na sheri Actually nateguye live yo kubivugaho ahubwo nuko nagize akazi kenshi hano nese nyagusinya indi contract yo kwa kane rero ndakubonye sakunze iyo live ndikwitegura kuzabivugaho ninjye watumye abona ibiraka bitandukanye ninjye bahagarare muri traffic jam so tuhujwe n'akazi ahubwo barabana bapfura umuhungu n'inda umukobwa n'inda bose bagenda bagaca ku ruhande none se ubundi bintu nibyo bategereje ko nzaza kuvuga kuko nango bavuye ngo ba clearing the air so n'inda so umwe ari gatanu n'undi agatana n'undi urwo rero ni nakuntu umwe kirikimwe bari muri open relationship apana ngiye rero mwana nta kintu twakorana nzaza mbivuge kuri live yanjye urakoze next uzakora live ryari muri kino kimwe mfite akazi kenshi ubu guhereje ari ejo no kwa gatanu nzongera kubona umwanya nko
kuwa kabiri kuko ejo kuwa gatanu nzaba ndi people Kacyiru kuwa gatandatu nzaba ndi the Bill Lounge Nyamirambo ku cyumweru nzaba ndi the Wave kuwa mbere nzaba ndi muri the Rush so wenda live nayikora kuwa kabiri nshaka kurenga kuko barabana abantu babirwa babimbwiraho bari kunyicira izina kandi bavayo ngo banabivuguze kuri Twitter amagambo yariho bavugisha kuri cyo bapfa ko ari uburaya bapfa uburaya reka urakoze ko nawe nzi ko izi traffic zose ubu zirimo z'uburaya bari abakurusha uburaya Yesu ndarengana isewe eri bite nta mugabo ufite ndego kumana nawe uyu munsi nashaka ko tuba open cyane turi mu makashi mbaza ngo Rolex hano nangahe mbaze ngo iPhone nangahe ibindi Rolex yenze cyane uyereka abanyarwanda twamamaze ariko unambwira iki ubu Benda sewe gokoma umusheri we bakwinjiza cyangwa niwe wigishije Benda uburaya Yesu Kristo umwana mbyina yambaye ibitenge kuri ase wambarana nonshingeho na murushubura ngiye kubonagira mu Rwanda wambara mu kanzu ngiye biranye koraga muri America sinfakano bazanyurira hano i Kigali siri kutacyambaraga kanzu we narashaje na high heels narashaje kuvava muri America warahindutse kabisa wabaye umujamba ese ubuzabona fiance baruzira bamize nk'inyanya ubwo ninjye abuza amahita ufite nk'abagabo bangaye bari kugushaka babare tuvuge kujyanzanya hano dakisabye tujye tubaza tuganire ntabwo twavuga iby'amafaranga gusa rega yose abanyarwanda bakeneye kumva amafaranga baba banagukumbuye nawe nakubeshyaga ushize dukora ikiganiro wambwiye ko twaganiriye igihe kinini urambwira uti abagabo bubatse barankunda cyane oya nawe kera byabagaho abantu barabigiraga not now ntabwo bakigukunda Yerega ndasuzugura tambana gutya ndasuzugura oya byo ngo unahitamo ngo nagupfa kwemera abagabo bose ibyo nabyumvise nahitamo se none ndi ndago byango ngamva guhitamo abagabo bose ndakwiya none se ubu Benda uramusenyeye wenda reka kuko abantu babivuga ariko nge nago mbizi ase bamusenyeye gute kare wisenye none se Eric ntumbeshye Benda mugitangira kugendana nibwo habaye break up ye n'umukunzi we kandi koko abantu benshi baravuze bati ariko Eric niwe mu social media influencer niwe mu star rouge Benda arahindutse ataye fiancé babanye cyangwa se girlfriend we babanaga buri wese nta muntu utabyibaza wowe tanga version yawe iri clear urumva bakiri kumwe bari abakene so namunyije kuri level yo hejuru arakira ubwo yabugiye gushaka barota uwo yari afite atangira kugura urakoze ubwo ese ubundi yo muri mu birori Eric Benda ubona afite feelings zimeze gute kuri wowe ese we gukumana abantu rega bari kuvuga uzwe n'akazi nyuma tujye kuri next kajya mu biganiro tukareba na brand ambassador yakwa province ariko uko arango tuba tukoze ngo twapfa guhereza gutyo gutyo so twibye tukujya twambura so rero cyo cyangwa kubwira nango hano hari ibijyanye byo kumutira mukoreba reba ese wabonye za Samsung za tablet ngo mugurira abana bawe ababebe kabisa ngomba kubatamo muri iyo minsi urakoze kandi zagura n'aka discount oya nango duhenda petrol nahenda kandi n'ikindi cy'umwihariko hano iyo ushaka nk'ikintu ugasanga tusagifite hano tugutumiriza hanze mana yanjye ni mu gihe nk'icyo guhumbya kiba kiri Kigali urakoze nibajije Eric usibye kwamamariza abantu guhostinga ama events ibindi bikorwa muri rusange ukora amazu yo narayabonye ngira ngo ubushize ngusura nabonye umurongo w'inzu nanjye ndavuga ati Reka kabisa yashakiye hariho nibe bikorwa bindi ufite ubwo bijya gukora by'amazu tubivemo tureke shop uri kwamamariza iri hano muri UTC ibindi bikorwa ufite uri gukora bitari uguhostinga cyane ko nabyo bikungura amafaranga ibindi none ufite byinjiza cash ni ibiki bine bifite byinjiza cash sana byo nyine n'amazu no guhostinga no kuba brand ambassador nyine w'imisatsi siko ndi brand ambassador w'imisatsi ye Miss Beauty Hair wajyaga akorera ba Miss Rwanda uriya ufite hotel yitwa Saint Augustine kuri Merezi ya kabiri uriya uri mudamu hawariyo ninjye guhera nagira mu Rwanda brand ambassador biramisatsi urakoze yama kukaragenya nkumbita plant za Brazilian zigera hano za original zimfabura abasubo iriya plant yakubera wambaye ipantaro nk'iyo Eric sewe ukurikiza ikinyesi nzi cyo kurikiza niko irambere ibintu byose rega urumva zira plante zakuberaga wiyambariye akantu k'akajipo cyangwa kagakanzu
nawe ubundi ibinyinjiriza ni byinshi. Ibikwinjiriza ni byinshi. Ariko ukigera mu Rwanda wigeze kujya ujya ahantu mu mirima nibagiye kukubaza abantu ubandeka iby'imirima biri turi mu bintu by'amafaranga turaganira ibintu by'amafaranga. Ndi umuhinzi mworozi nabyo byongere. Nese uhinga ibiki? Uhinga ibiki? Ibitoki. Ibitoki birakera se? Birakera. Nageze ko nandi mu murima. Nabonye uri hano mu murima ku Muyumbu. Yego. Ariko sinakubazaho icyo gihe wari ukizi ugifite amashagaga ebana wabaga muri hoteli. Nabaga muri hoteli. Barabuzima bw'abakira Eric nawe urakabya. Wararuye uyu mwana w'abandi Benda kwera kumujyana muri hoteli. Siyo yagusuraga buriya ukiza. Yewe ugira microphone yongera kumaza ibintu bya Benda. Abo rero urasanga Benda ari kategori yanje. Ese kategori yawe ubundi ntabwo ujya ubivuga. Ubundi abasore wikundira. Twari bivuze mu kiganiro cyose. Nongere kunsubiza inyuma urakoze. Emile nago shikaga kubimenyera. Naga byibuka sesa. Murabure. Umunyarwanda ugukurikiye. Mbibutse ko dufite na ring light meza abakobwa bakunda gusrenga babashaka gusa neza. Dufite ama ring light bitewe n'ubushobozi bwa ko agiye ari muri noza zitandukanye, shapes zitandukanye. Ubwo ko ushaka gusa neza udashaka no kwisiga makeup rirajya nareka kugira umuzungu pe. Naho iby'abasore mu nkunda byo bireke ndakwiya. Next. Iby'abasore kandi ubyanga cyane gukibakunda. Yego sha. Usigakunda iki? Abakobwa. Shairi wahita ubura fame nawe urabizi. Ari umutipe twa Skytu. Neze kuzazima muri mujyi wa Kigali. Ba Skytu yigeze kukubwira ngo uri umwe mu bakobwa bitwara neza mu mujyi wa Kigali baseduiza abagabo. Yego kumana. Yabikubwiye ariko wa gatanu ndabyibuka. Wambaye ne. Ne cyagiye urana mvuye gusinya amasezerano hano. Miliyoni za 14 zitaha. Urahinduye ubugiye kubabaza imitima y'abasore bagukunda. Next. Oya. Vuga yego cyangwa oya nakonda kemera. Ikisi. Ako se wahindura iki? Wahindura uko wavutse wowe. Uko wavutse wabihindura. Nanjye biri kunshanga. Urakoze. Nese ko wagize isoni. Aze buryo ugira isoni. Je nango nari mbizi. Ngira isoni nyine. Nese watinyende. Boss wawe. Boss ari atancisha mwijisho. Boss ari hano. Nibyo. Aho misereka nkubabarire twikomereza. Ikindi kintu rangiye kukwibariza umaze amezi agera muri ane ngira ngo niba taratanu uvuye muri Amerika. Ese ujya uhakumbura? Hoya Yesu we ubuzima mbayemo hano. Ubuzima mbaye hano luxury life. Irutaho gatoya yo nari mbaye muri Amerika. Murugwa. It's all right. Ubayeho neza mu Rwanda kurenza uko warubayeho muri Amerika. Sure. Ni nakaye karusho ubona mu Rwanda karenza ko warubayeho akwa ufite muri Amerika. Urumva ndi assistant manager. Ndi muri promotion ko branch manager. Kandi narakoraga cyane nzinduka. Ubu hano ndikoresha. Yego. Hano ndikoresha. Eric ariko ushobora no kwakira abakiriya kubera ko buri bari kubafasha nta kibazo. Ubonye abakiriya burya ni byiza no kubavugisha. Twakomeza. Ukiba muri Amerika. Ubu hano uri kwiyemeza mirimo. Hano uri kwiyemeza mirimo. Ikindi entrepreneur. Ikindi ntara kubona umukozi gukorera mu rugo ubu muhamuhembwa umushaharo. Hano mfite umukozi ufite umuzamu ufungura igipangu mu gihe ntashye mvuye mu kazi. So byose rero ndashima Imana kuko nango byo byose hari nango byagira. Ikindi hano amafaranga mpembwa amafaranga menshi mu ijoro rimwe. Giye ngiye guhostinga nanga byandebye ngo mount ribiki. Ayanjye ndanyatahanye. Uraruyariye. Ndanyatahanye amafaranga yanjye. So kandi na amafaranga zari menshi. So amafaranga rero ubuhembwa aje mu cyumweru urumva dore nk'umuntu abonye ahantu haneho gukorera. Nayo mfite atatu hiyongeyeho atonovu. Gatandatu ku cyumweru. Kuwa mbere hagiyeho no kuwa kane. Ejo ndi kwa nasinye Antonov Kicukiro. So ubwo habaye hangaye hane hatanu. Ni hane. Ni hatanu. Okay, kuwa gatanu. Ndire kuwa kane. Kuwa kane Antonov. Kuwa gatanu People. Kuwa gatandatu The Bee Lounge. Ku cyumweru The Wave. Kuwa mbere The Rush hatanu. Yes, ngai bazi na amafaranga mbankoreye gatanu mu cyumweru gusa wagize ngo nangaye. Bro aya make yaba ari nka miliyoni 2 arengaho.
mu cyumweru mu minsi 5 arengaho ngaho reba amafaranga muri miliyoni 2 ahubwo baza kunuka amafi makayabo ese umuntu akoroga kubashara baransiritse ntabwo byakwemera ese Eric arakantu nibagiye kukubaza makuru menshi ubwo ni paparazzi zo mu Rwanda zavugaga ko ngo mama wawe ngo mutaherukaga kuvugana ngo mwanganye ngo mudafitanye ngo imibanire myiza abantu babivuga wabamara amatsiko gute ese nango mperuka kumbura ngiye muri Kenya ndi kumwe na mama wanjye nango abibonye ngerega kubibona nuko nkoresha social media arabandi rero bumva ibyo abantu bavuga gusa abo bagumana amakuru yabo nanjye ngumane ibyanje family yanjye ni family yanjye si yabo ntagiri muri social urusha impuwe nyina se ubwo umuntu wangiriye impuwe kurusha mama wanjye wambyaye ukamukunda kundusha naso n'abo bantu bigira abana joa abo ngabo barabareka bakabareka ariko mwibaniye neza tubane neza mama wanjye n'ubu ngubu twavuganye ejo ndumwereza amafaranga mubwira utifata kwifungo nakoreye iki nakoze ese Eric iyo ugera i Kigali ibiraka ntibize ukamara nk'amezi 3 cyangwa 4 utarabona ibiraka akazi nese nafite amafaranga yanjye bro banki yanjye nkwetse hano wakwikubita hasi ngiye wewe njya amafaranga yanjye mu Rwanda bitsa mu Rwanda amafaranga muri Amerika yose nako ari mu Rwanda izina ry'Imana urakoze buri zajya account y'amadolari ugene y'amanyarwanda zose urazifite se cyane eseri abarwiyemeza mirimo cyangwa se abana bakizamuka bari mu myaka hagati ugomba vuga 20 na 30 ashaka gutera imbere wamugiriye inama no gukora amaboko mufuko gakora mukava mu biyobyabwenge bino ngo bajya mu by'urumogi za mugo ibiki ibyo kurara mu tubari no kwishinga gakundi k'inzererezi kabayobya bige abatarashoboye kurangiza amashuri bihangira imirimo nango imirimo zaza ngo ihanuke mu kirezi kwikubiteho ugomba kujya kwicesinga ugomba kujya kwishaka ukagenda ukajya ahantu ukamenya ati nabafasha hano nagira ute numva iby'ubwenge bwawe bikubwira ahubwo ugenda ukore kuko hari gihe wumva ngo nango wakwigira icyizere ngo nango ushoboye kandi ushoboye kugira abantu ugasanga wenda bakeneye umukozi bakaba baguhaye akazi hari abantu bavuga ngo ngo Reka amafaranga ngo ni mu bageye ngo yakura nese ubu ngubu naje mu bwenge cyane naje gukora amafaranga rero abantu baba bashaka kureba negativity gusa batashaka kureba positive so rero icyo nabwira urubyiruko young generation bari mu myaka yanjye ni bahaguruke bakore nanga amafaranga azaza kwirwa abazabaza batagiye kuyashaka kuko nanga kwicara amafaranga nko mbikubisubiremo ngaza akwikubiteho no kujya kuyashaka ni ubwo buryo rero no gukora amaboko mu mifuka ukagenda ugakora cyangwa wagira amahirwe ufite nk'ikintu iwanyu ushobora kugurisha ukakigurisha ugatangira ugakora cyangwa se waba ufite uburyo wakugurizamo kuri banki ukihangira imirimo hano hari ama opportunities menshi mu Rwanda si nka kera pe ubu tuzi twariyongere hano twinshi ushobora gukora kandi ukabona amafaranga harya wavuye mu Rwanda ryarebe uva mu Rwanda bwa mbere ujya 2010 imyaka ribaye myinshi 14 nakwibaza uva mu Rwanda akoraga iki ngewe nje navuye mu Rwanda nari umunyeshuri nsaba gukurikira mu Uganda nabanye nacuruzaga boutique na ba Jihad Nyamirambo ntabwo ari baracuruje boutique ariko turayihombye kubera ko ari abantu benshi muri Uganda nsanga ababyeyi mvuye Uganda njya South Africa niho natangiye gukora nari cashier muri Shoprite ni nko kuvuga supermarket urugero wakira ibiceri ibintu byo kugusubizanya amafaranga abantu bakwishyuye urabizi cyane ka boutique niko nari numvise gatangaje boutique se yari ya indi Semuhungu ni Eric family best ibintu nk'ibyo iyo byari bitandukanye yari yaci yo muri Chore nungu wowe ubwo abashoramari yari Eric Semuhungu Jihad uzaba kiriho Felicien none Cyprien nako nabandi nka batatu mukora boutique nacuruje igihe kingana gute singo mwaka se uri mwaka ora bacitse njya gushaka ubuzi ako ngo nyuma ngo waje ngo kubahamagara mushinga ntuza nziza cyane family yawe erega mfite video uri kumwe na Jihad baje kukwakira ku kibuga erega nkunda gufasha abatishoboye so nari nashinze foundation yitwa Semuhungu best family forever
ubwo bise bituma nibaza none uravuze ngo gufasha batishoboye ni byiza kudufasha ntabwo tuba twishoboye twese ahubwo nawe se wambaye Rolex ahubwo nibajije Yesu yekomana Rome nibajije none se we na Jade ariko mwara ababosi mwese twara boss twese ibintu nkubwiye ni 2010 utaza kubigira ngo nibyeje bonde abantu bakagira ngo nibyeje mwana kize kera abantu twe twaye cyara dushaka amafaranga nangiye kukwibariza imyaka 10 irashize uri muri leta zunze ubumwe za Amerika uri kapo kabisa umeze fresh bita bituma nibaza nti ntago ujye ukumbura ni bicu ujye ukumbura muri leta zunze ubumwe za Amerika shangumbura night club zao night club na swimming pool party genda umunyabirore ngiye nkunde birori cyane mbona ushobora kuba ari nk'umustripper muri night club zao Yesu ariko se none ubwo bwaje ukunda akazi kaje nago bahembwa barahembwa ariko ntago ariko kazi niyize ngo ntago niyize ngakora ko kazi abantu bakubonye muri stade barambwiye ngo uzambarize Eric niba atarigeza stripping muri stade yes amahoro rega borowe na Kensi mwakozagayo oya kubyina ni ibintu byanjye ngiye nakoraga ubu host as part time nkanakora muri American restaurant nkuko nabubwiye as assistant manager yes ikintu kumburamo ni ama club ni club na lifestyle yaho nyine aho utagenda ukanagira mu mukungu guhura n'incakarafu you know usoka mu modoka winjira mu gipango secret ku bipanga secret hano baturindaga iyo lifestyle ndayikumva ese ugeze mu nzu yawe i Kigali iriya nzu wiberamo niki kintu watekereje cya mbere gushyira mu mbere y'ibindi bintu byose kuko ngende kumva kuri Instagram yawe wa posting uzana intebe uzana matera marido ibintu nk'ibyo niki kintu cya mbere wabanje kwitaho gushyiramo undi inzu ngewe inzu njye numvisha inzu numva igikoni kuko nkunda guteka nkakunda n'ibiryo sirabanje designing my kitchen yangira nk'iburayi nshaka ibintu bimwe abandi badafite cyangwa kugira ubibone bibanza bikakugora ukabanza ukika nshizemo amashyiga yo gutekera hatandatu kiramo frigo nk'iyo mu y'iburayi imiryango ibiri ifite artificial intelligence kiramo machine yoza ibyombo dishwasher kiramo machine imesa imyenda tanya muri salon nshaka intebe abandi badafite na televiziyo abandi badafite igikuta cyose bakibona turi kuvuga ngo nta nkumbo ya lifestyle yo mu nzu muri Amerika kuko ibyo naje bifite byose nabishyize iwanjye no mu kimo cyanjye harimo tuzingana n'umusozi wose so rero nango nibyo nkubwiye nakumbuye ni nkumbuye ni bya club ariko lifestyle yo mu nzu nayo muri wayizanye i Kanombe ikibuga ntarasoza nanjye kukwibariza harakantu uvuze ngo k'igikoni ngo ikundira kuba mu gikoni nibiki ukunda guteka ese koko umunyamakuru w'imikino witwa Lorenzo wabaramwigishije guteka yabivuzeho ko mwaganiraga umuha tips zo guteka ako kantu niko mise ntekerezaho cyane kujya dusoza yes nabyo yigeze kubinsaba kumwigisha reka ese mwatekaga kuri video call no ngenda naratekaga akaza replying ku ma story yanjye ndabonye ko byose yari story yari replying agahose ajya mvuga ngo nibiye ibintu ngo wakoresheje nkamufutira nka screenshot nkamwohereza ama final tortillas nye tutorials kamuhereza Eric reka ngushimire cyane ubwo contract turatangira kuyiryaho guhera ku kwezi izarangira ku kwezi muri Niwinga izarangira ku itariki zingahe so ndabyibuka izarangira I think zabari 10 of November. Okay reka tubifurize mwese kuza guhahira ibikoresho bya electronics byose kabisa ni hano imbere baba biko ese babibonye abereka reka ugomba kujya ubivuga unabigaragaza reka ngushimira cyane Eric thank you so guys nkuko mubibona tubafite ama smart home camera meza akoreshwa kuri telefone waba uri mu rugo cyangwa udahari niyo waba uri inyuma y'igihugu ukashobora kureba iri kubera iwawe ku giciro cyiza kabisa urayibona ifite resolution ya 1080p so megapixel so ikindi dufite na zimwe westara za HD Vision kandi ku giciro cyiza guys so muze mutugane igisubizo na handi ni muri Best Point Electronic Shop ndakubwiye ngo iyi ngiyi ishobora ku extra
ukareba ukuntu umwana wameze mu rugo wamusigiye umukozi kugira ngo urebe ko umukozi afata abana bawe neza, cyangwa se ushaka kureba ko nta gisambo cyageze. Kandi ifite ibintu byinshi cyane, ifite motion detection, no ukuvuga ngo ifite two way talk, ushobora kuyivugiraho utari mu rugo cyangwa uhari, ukavugana n'abantu wasize mu rugo. So guys, ibiciro twabimanuye kandi ku giciro cyiza. Iyi ngiyi tuyiguha ku giciro cyiza, nayo izana na kamera, ni package izana na kamera enye na HD na disk yayo. So nukuvuga ngo guys, mutugane ku giciro cyiza, tuzatuba na discount. Murakoze. Hello makuru. Okay. So guys, nkuko mubona rero dufite printers z'ubwoko butandukanye. Turatanya ni Epson. Epson ni nziza, wayikoresha mu bucuruzi, ukayikoresha no mu rugo, kandi ni yindi saving kuri ink. Iyi ngiyi ikora byose, ifite wifi, ishobora gukoresha telefone mu guprintinga, mobile printing, ishobora no kuyikoresha icometse. So ni twaguhera ku giciro cyiza guys iyi, kandi tukajya na HP nayo ni nuza nziza, ushobora nayo kuyikoresha mu rugo, ukanayikoresha no muri ofisi mu kazi ahantu hatandukanye. Tukajyana ka mini printer, iyi ngiyi ni yayindi ukoresha mu gihe uri gutanga ABM. So iyi ngiyi rero tuyitanga ku giciro cyiza, mutugane. Igisubizo n'ahandi ni Best Point Electronic Shop. Duherereye hano mu nyubako ya UTC Union Trade Center, hafi ya Bourbon Coffee, cyangwa se hafi ya Simba Supermarket. So mutugane, tutanga discount. Ushaka Epson printer cyangwa HP printer cyangwa ino mini printer ya ABM. Murakoze. So ku bantu rero bakunda nko kureba umupira, abantu bafite ama business, tubafite ama projector meza kabisa agezweho. Dufite iya Axel. Iya Axel rero ni yindi nziza cyane kabisa, ifite noza ireba kure, kandi mana yanjye ifite na warranty y'imyaka, dutanga hano na warranty. Iyi ngiyi rero ni projector mu rugo, ufite mu rugo hanini cyane, ushobora kuyikoresha iwawe. Abantu bafite utubari, igisubizo ni iyi ngiyi Axel. Dufite option ebyiri, waba udashaka Axel, dufite Epson. Na Epson ikora neza cyane, nayo ni projector nziza ku bantu bafite utubari, abantu bakunda kureba match, abantu bafite amahoteli, baba bafite ama conference, inama, kugira ngo abakozi bawe muganire ku nama, murebe ibyayizwe n'ibyakozwe neza. Reka koresha bwa televiziyo butoya, koresha projector. Igisubizo ni n'ahandi ni Best Point Electronic Shop. Kandi nkuko nababwiye, dufite ama game hano atandukanye. Dufite PS5, n'ahandi wayisanga ni hano original, apana bimwe bya China byo kumuteremuko. Izi ni original PS5, niyo yanyumiriho ngo kuri market. PS5 PlayStation ku bantu bakunda gukina ama game. Igisubizo n'ahandi ni Best Point Electronic Shop. Abantu bakunda gukina ba driving PlayStation, hano tubafitiye iya Driving Force. Iyi ngiyi irakora rumirwa. So rero guys, mutugane, dufite ama gaming atandukanye ya MetaQuest, dufite ibintu byinshi hano, mutugane. Iyi ngiyi ishobora kuyitana pe, ifite 8K 4K. So boku muze mutugane, tubahe discount. N'ahandi The Best Point Electronic Shop. Murakoze.